Amana nk'ubu nkawe kweri uransuye nta kantu ntaki n'iki wowe ikintu nawe wari bunyakire sibyo ahubwo njyewe nimba ku kijyanye no kukugurira hanze weekend nko ku cyumweru nta kintu ndiho ibicupa byanshiranye yenda gakeza babwira se bashyiraho nkwe nakaguze nk'utw'igihumbi ariko urumva ko ibicupa byanshiranye nyine urumva na gahunda kereka ahubwo weekend nibwo numva byavamo nta kabuza muri kumbeshya amana hose umuvuga nta kintu kirimo amana bari mufuka dodo nakubeshya mufuka hariho telefone gusa murayibona bose mwana umusore nta body nta money nta n'iki bwo abasore b'iyi minsi mwana twabaye abashomeri no kwiyakira nta body nta money nta n'iki ubwo so waba umaze ikibazo akazi karabuze ese nimba karabuze nyine urumva mani zava hehe kandi mani uri engineer twese tuzi mani muri no minsi muri ano mezi ni amezi y'ubukene ukwa kane ibana n'urwango n'umutwe azasora muri kuno kwa kane niko byakagombye kuba biri n'ukuntu uri engineer twese tuzi muri no minsi umuntu abona duce two kwifasha kugira ngo umuntu aburara ko maza igishwa indege inkende ariko nyine ugasanga niyo no kwishyura inzu nyine byabaye ingorane nta kintu wazumbwira agenda niko bimana nushaka kubyemera nkaho ari kukuri amana rata umuntu ni engineer uri kumva ina hose arazwe uri kumva akubita bangura abanyumvira ngo nta kintu yakubita mbangura ese sha muri kino cyaro cy'ikibungo cyeka nitujye Kigali musaza nakazi kibungo gahari tu oya ntago wazumbeshye mwana Mugwango twebwe ebana twakongeye kuba ahubwo turi kugana mu miji ya Kigali ko niho akazi gasigaye ko muri kino cyaro muri noto mari akazi gahari tu nibono bari uko nguko byabihagaze muri no misi nari wazi bro sawa kabisa sawa tu